Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye, abatarakanda subscribe muhite muyikanda kuko murabona ko umusesenguzi Jean Dodier Karinijabo yahageze. Tujye kuganira ku ngingo zisa nkaho zikomeyeho gato ariko nanone zimaze imisi zivugwaho byinshi bitandukanye. Gusa kuri uyu munsi turashaka kureba aho byerekeza. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe yangarishije umutwe wa M23 w'abatutsi bavuga ikinyarwanda baharanira uburenganzira bwabo, abatutsi b'abakongomani baharanira ubwo burenganzira bwabo bahanganye na n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe bafatanyije. Abacanshuro baragiye twarabibonye, SADC, ingabo za SADC zaragiye na n'ubu ziracyagenda, ariko ikibazo n'umwuka mubi w'intambara muri Kongo uracyahari. Noneho byahumiye no kumirari haza uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila agaruka mu mujyi wa Goma, mujyi uyobowe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, nabyo byongera uruntu muri politike y'iki gihugu. Jean Dodier Karinijabo turakwakiye, tugiye kwibaza byinshi mu biri kubera muri Kongo n'amaherezo yabyo. Mugiye kubyibaza, mugiye kubimbaza? Tugiye kubikubaza. Reka tunaheraho tunakubaze. Umuntu yavuga ko ibyo muri Kongo biri kwerekeza dukurikije ibyo bice byose cyangwa se ibyo bihe bitandukanye twabonye na n'ubu iki gihugu kiri kunyuramo. Icyo ni ikibazo umuntu uzajya gusubiza azaba kubeshya. Ni ikibazo ntafitiye igisubizo, ni ikibazo Tshisekedi adafitiye igisubizo, ni ikibazo Corneille Nangaa cyangwa Kabila n'abantu bose badafitiye igisubizo. Kuvuga ngo ibyo muri Kongo birerekeza, ntihazagire n'umuntu wicara kuri kamera ariko kukubwira ngo birajya. Narabikubwira uzamenye ko akubeshya. Ibintu byo muri Kongo iyo urebye bimeze, njya nkunda kubigereranya n'indirimbo zabo. Indirimbo zo muri Kongo abantu barazibyina bakazibyina bakagira ngo irarangiye, bakajya nko kwicara ukajya kumva ngo tout le monde bouge, kandi bumva irangiye. Ntitwari tuzi ko amasezerano se ya Washington, Kigali na Kinshasa ari hafi muri uko kwa gatandatu. Ntitwagiye kubona twabona Kabila yinjiyemo. Ntitwari tuzi ko se AFCM 23 izagarukira muri biriya bice gusa. Corneille Nangaa ujya kumva ngo Kinshasa ngo Kisangani baradutegereje. Nyine ibintu byabo byicara bihindagurika ku buryo ntabwo nabona uko rwose nsubiza icyo kibazo, n'undi uzagisubiza azaba arimo aratubeshya. Turaza kubyinjiramo wenda gato, ariko reka duhere ku bya vuba by'intambara wenda twagiye tunabigarukaho cyane, ariko reka duhere ku igaruka rya Kabila i Goma. Ntabwo ryavuzweho rumwe ndetse ryagaragaje guhinduka kw'iyi ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibyumviro byo kongera gufata ubutegetsi kwa Kabila, cyangwa se no kongera gutangira kw'intambara bundi bucya hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turavuga ubutegetsi bwa Tshisekedi no guhangana n'uyu mutwe wa M23. Kabila aza i Goma, harabavuze ko aje gutera ingabo M23 mu bitugu, bakaba bakwifatanya kwikiza ubutegetsi bavuga ko ari bubi. Ariko ukurikije Kabila, inyota ya politike yagiye afite niyo yagarukanye ubu, cyangwa ko kayihayeho ka politike, mu by'ukuri ubona Kabila kuza kwe muri Kongo, nubwo abantu babisesenguye bitandukanye, wowe mu ndorerwamo yawe urabona agenzwa n'iki? Ariko cyane cyane kuba noneho yarinjiriye aho umutwe wa M23 turi afitiye numbero. Ntabwo mbizi cyane, wenda umuntu wa mugani yatera imetero akareba, ariko abantu tutumva ibintu ngiye kuvuga kimwe mwese mumbabarire. Urugero rwa Kabila wayoboye Kongo imyaka 18 agahangana na ziranyeshyamba, none bakaba yaragarutse kwifatanya nazo nk'umuntu wabaye perezida, n'urugero rugaragaza guciririka kwa politike muri Afrika. Mumbabarire, byo baba barwanira byose uko baba barwana kose, ariko umuntu wabaye perezida w'igihugu akagaruka aje mu nyeshyamba, kuri ngiye biraciriritse. Zira ntabwo ari nyeshyamba. Ukurikije uko vana politika, reka tuvuge ibintu uko biri, neze ntabwo ari nk'iki. Niba atari nyeshyamba, ukurikije uko bo intego zabo baharanira, bavuga ko ari abaturage ba Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Kongo niyo ibita inyeshyamba kuko inavuga ko none se abaturage baharanira uburenganzira bagafata intwaro bitwa iki? Ubwo ni inyeshyamba. Ibintu mujye mushaka. Ariko abaturage ntabwo ari abantu baturutse mu kindi gihugu ngo wenda ngo batere Kongo ku buryo ko ari ikibazo kuri Kongo. Akenshi n'ubundi nyeshyamba zishaka guhirika ubutegetsi ziba ziri mu gihugu, ziba ziri mu bene gihugu akenshi, kuko biragoye kubona nk'inyeshyamba zivuye mu Burundi ziza guhirika ubutegetsi z'abarundi, ziza guhirika ubutegetsi bwo muri Kongo. Inyeshyamba ubwo se zaba zije kubuhirika ngo zibigenze zite? Inyeshyamba zikunze kuba
edayeri zigomba kuba ari n'izabene gihugu. So kwifatanya nabo nibyo nari mvuze, ntabwo ari ibintu. Niba hari n'ubundi buryo abategeka isi bashaka kumugarura ku butegetsi, iranzira bahisemo ni inzira itari nziza. Cyo ni icyambere, ariko nabwo hari amakuru nyine yagiye avugwa yuko Kabila yavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yumvikanye na Tshisekedi. Ibyo byo ni ibintu biri hanze, we na Corneille Nangaa uburyo bazongera gusubira ku butegetsi, ibintu nk'ibyo abantu bagiye babyumva, sindi bubigemo. Akimara rero kujya ku butegetsi, Tshisekedi yatangiye guhindagura bimwe mu byo bari barumvikanye na Kabila. Ibyo nabyo birazwi. Hanyuma mu kubihindagura, Kabila abona nta mahoro azagirira muri Kongo, ajya muri Afurika y'Epfo. Mu by'ukuri mu bintu by'imitwe byo kuvuga ngo agiye kwiga, biri aho ngaho. Hanyuma amakuru avuga ko leta ya Afurika y'Epfo na leta ya Kongo, cyane cyane ku mubano wa Ramaphosa na Tshisekedi, yamubwiye ati ntabwo nshaka ko uwo muntu akomeza kuba aho ngaho, birahungabanya. Bo babyita umubano wa diplomasi, birahungabanya umubano w'ibihugu byombi. Yaravuye ajya mu gihugu cyitwa Namibia. Tshisekedi arabivuga nabyo, aravuga ati uwo muntu arahava ajya mu gihugu cyitwa Eswatini, former Swaziland. Naho uribuka ko nejo bundi mu minsi yashize mu sinzi ibirori byabaye byo kwizihiza sabukuru y'imyaka 70 bwami bwa Eswatini, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu wa RMC aravuga ngo reka twakire Joseph Kabila, ngo president wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntiyanavuga ngo wigeze kwa yavuga ngo wigeze. Ava muri Eswatini ngo ajya muri Ethiopia. Iti ibyo bintu byanyu by'akajagari ko muri Kongo, shaka handuke. Nibwo rero niba hari abamugiriye inama, niba yarigiriye inama, niba ari Amerika ishaka kumugarura ku butegetsi, anyura muri Afurika y'Epfo, avugana gato na Thabo Mbeki, arazanyura muri kimwe mu bihugu biri hano muri East Africa, aza hano i Goma. Thabo Mbeki, reka tugaruka gato kuri Joseph Kabila. Ni muntu ki? Ni umuntu uretse iyo myaka 18 turi kuvuga, ariko ni umunyamafaranga, icyo kirazwi. Ngo hari nama bahuza imibare, Edayeri ntabwo ari umunyamafaranga, n'umujejeta faranga yigo. Hari abahuza imibare bakavuga ko ngo amafaranga y'ingwa aruta y'Igihugu. Hari document nigeze mbona muri Congo Hold Up zigaragaza ko hari igihe yari afite 1/4 cy'ingengo y'imari y'igihugu cyose agifite nkawe n'umuryango, ibintu nk'ibyo. Icya kabiri ni umuntu ufite inshuti z'abanyapolitike bakomeye bitewe n'imyaka yamaze ku butegetsi. Entre autres Jacob Zuma nawe w'umunyamafaranga cyane, Thabo Mbeki uriya, akaba harimo uyu Museveni wo muri Uganda, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Abo urumva ni abantu muri politike ya Afurika na politike mpuzamahanga bafite icyo basobanuye kandi bashobora kugira ijambo ryo kugira icyo byahindura mu gihe hari icyo bakeneye guhindura. Yego. Na General Muhoozi Kainerugaba njya numva ko hari gahunda bagirana na basari musari. Kabila rero hari amakuru yandi avuga ko Amerika ishobora kumugarura ku butegetsi, bigizwemo uruhare na Thabo Mbeki, ngo ugomba kubanza akagenda kumvisha Tshisekedi ibijyanye no gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho. Ngo guverinoma y'inzibacyuho ishobora gutegekwa na Kabila. Sinzi niba uri ko byumva. Abakurikiye Thabo Mbeki bumvishe ko no mu mbwirwaruhame z'uyu munsi yagaruka ku bibazo bya Kongo, umva ko ashishikariza Tshisekedi kureka ubutegetsi no gushyiraho ngo guverinoma y'agateganyo. So ibintu nge mbona ku ruhande rwanjye Tshisekedi adashobora kumva, kubera ko ni umukuru w'igihugu wato uburyo bwose bavuga abantu yatowemo, ariko ari legitime, yaratowe n'abaturage muri ya matora yo muri Afurika, yatowe n'abaturage. Urumva bavuga ko yibye amajwi ari andi maraporo cyangwa se ibyo nyine ntabwo bimubuza ko yaratorewe manda ya kabiri mu buryo bwereka isi ko ari we watowe. So kuvuga rero ngo Kabila kwifatanya na M23 cyambere ni inyungu zikomeye kuri M23. Icya kabiri kubera iki biyongerera nyine ijwi, recognition, kumvikana kwibyiharanira ku ruhando mpuzamahanga, kwibonye umunyapolitike en plus wahoze ari perezida w'igihugu imyaka ingana kuriya, ufite abo banyamafaranga bagenzi be n'abo banyapolitike bafite ijambo rikomeye rishobora kumvikanisha impamvu barwana. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri kwiyunga kwe na M23 nge mbibonamo
umugambi w'igihe kirekire ugamije kumusubiza ku butegetsi cyane cyane bigizwemo uruhare n'abanyamerika. Nicyo ntekereza. Amerika urabona ko hari amabuye y'agaciro irimo irashaka hano muri Congo, cyane cyane 3Ts, tin, tantalum, tungsten, kongera copper na cobalt. Abantu bibuke Biden ajya kuva ku butegetsi yaje muri Angola, ahahurira na Tshisekedi n'abandi ba president muri biriya bihugu bya hafi cyane cyane Zambia, mu gusinya ibintu bya Lobito Corridor. Uriya muhora wa Lobito Amerika yashyizemo miliyari 22 z'amadolari. Niwo mushinga mugari Amerika ikoreye hanze y'igihugu. Barashaka kujya biba amabuye ari muri uyu mukandara wa no kuyiba no kugira ute ntabwo mbizi wenda no simbizi wenda mwebwe mufite terime mukoresha ariko no kuyiba cyangwa se n'amasezerano bazasinyana bakajya bayabaha nka kuri ya nyine batunganye tubivuga. Noneho ni umukandara uva hano muri burasirazuba bwa Congo ukamanuka ukanyura muri izo ntara zose ukagera za Kolwezi na za Solwezi muri Zambia, ukambuka ukagera muri Angola hose. Imitungo kamere iri muri uwo mukandara wose bakayuriza ubwato bagahita bawujyana muri za nganda zabo z'ibyogajuru za mudasobwa n'ibiki na bateri z'amamodoka agezweho, ibintu nk'ibyo. So bashobora kuba rero Amerika yararebye ikabareba Corneille Nangaa, ikareba aba banyapolitike bagize M23, ikabona nta ishobora kuba ntawe yizeye ibona ushobora kujya ku butegetsi, agashyira mu bikorwa iyo migambi Amerika igamije, ikabwira Kabila iti nk'indi turufu yari yifitiye ku ruhande iti ngwino. Nk'umunyapolitike kandi unafite izina rikomeye rishobora no kumvikana yaba mu kugereranya no guhangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yego, Kabila rero uretse no kuba umunyapolitike n'umujenerali ngira ngo rabizi cyane, n'umusirikare. Nta mwanya rero hari muri M23 azahabwa wo kuvuga ngo ni kanaka ngo ni umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa. Oya, azakomeza akorane nayo kuriya, kuko uribuka ko Tshisekedi yavuze cyagihe bajya gushinga AFC bayishingira muri Kenya. Tshisekedi yarabivuze ngo ko ari Kabila iri inyuma abantu baramuseka. Ubu ntibabona ibyo Tshisekedi yavugaga se? Nawe ubona ko Kabila ari inyuma mu 23 cyangwa wenda yinjiriye Goma kugira ngo wenda banza baganirize yumve ibyiyumviro byabo, nibura hari n'abagenekereza bakavuga ko ashobora kuba umuhuza w'ibiganiro bigeza ku mahoro. Nubwo ari abamubonamo umuhuza akwiye kuba nta ruhande na rumwe abogamiyeho. Yego, Kabila nta ruhande na rumwe abogamiyeho, ntarwo ubona cyangwa abadukurikiye ntarwo mubona. Didase ibintu bya politike ya Afrika birakwiye ko abantu bazajya bivuga mu mazina yabyo noneho kugira ngo abantu bajye barushaho kubisobanukirwa. So kwihuza na M23 rero bizayifasha ku ruhande rwayo, nawe bizamufasha ku mpamvu ze za politike. Gusa nyine nitugira amahirwe, ngewe nk'icyo nifuza, abantu bagize amahirwe impunzi zarekeraho gukomeza kujagarara mu bihugu bagasubira iwabo bagatunga nicyo cyonyine ngewe mba numva nifuriza uburasirazuba bwa Kongo, kuba umuntu yakicara iwabo muri gakondo ye, ibi birirwa babajyana muri Amerika babatunda nabyo bigahagarara, urumva, kuko nubundi ntacyo bizakemura. Hari igihe ndeba kano karere kacu uburyo kari kugambanirwa nkumva ndababaye. Bafite umugambi wo kuzaza kuhatura bagakomeza badutunda batwimuririya cyane cyane u Rwanda, burasirazuba bwa Kongo n'igice kimwe cya Uganda na Tanzania. So ari igihe nyambireba nyine, kandi iyo urebye practiquement urabibona nuko bigoye nyine kubisobanura. Niyo abategetsi babivuga bavuga ko ari barimo barubaka ibikorwa byo guteza imbere ibihugu, ariko ibirebire. Kabila yaje igoma na nubu niho ari, yahuye n'abayobozi batandukanye mu twari mu 23, yahuye n'abanyamadini, mbese nkuko bivuze abashaka kubibona gutyo banabibona gutyo, kandi bifite n'amahirwe menshi ko ari gukorana n'umutwe wa 23. Ariko twababonye barimo Vital Kamerhe, twumvishe uruhande rw'ubutegetsi bwa Tshisekedi kugeza n'abamurinda batangariza Kabila ko icyo bise ubugambanyi ari gukorera igihugu bitazamugwa amahoro. Hari ababona ibintu bigiye kurushaho kuzamba kurenza uko hari hitezwe amahoro. Ni yawe niko ubibona? Mbona akubwiye ngo ibintu byo muri Kongo biragoye kuvuga ngo bigiye kugenda gutya.
ariko iyo urebye nka Martin Fayulu yahise ajya kwihuza na Tshisekedi yita umujura wamwibye ubutegetsi. Ntekereza ko no muri guverinoma ya Kinshasa hagomba kuzagira abantu baza ku ruhande rwa FCM23 nibikomeza kuriya, kuko n'abantu bamwe muri bo bakoranye na Kabila bashobora kuba batari bafite positions imyanya nk'iyo bafite mu butegetsi bwa Tshisekedi. Ikindi wumvise ko Tshisekedi yatangiye gufunga abajenerali, n'abajenerali bamwe bagiye bakorana na Kabila bashinja ko bashobora kubashaka kumukorera kudeta, igikorwa mu by'ukuri gishoboka nakomeza kurakaza no kugirana amakimbirane n'abo bayobozi bo mu nzego z'igisirikare, kuko igisirikare muri Afurika turabizi icyo gishoboye. Iyo ari igisirikare nyine gishyize hamwe, ingero za ba Kapiteni Traoré zirahari, ingero za ba Simi Goïta n'abari aba Abdourahmane Tiani ba Niger, ziragaragara icyo igisirikare gishoboye. Ubwo ntago mvuze ba Clotaire bo muri Gabon. Ntabwo navuga ngo bigiye kurushaho kuzamba, nta nubwo nabivuga ngo bigiye kurushaho, byose agapira kari mu maboko ya Amerika. Agapira kari mu maboko ya Amerika niyo izagena ikigiye gukurikiraho. Nabonye hari inyandiko za ba Sonia Rollet batangiye kwandika ngo Amerika ngo irasaba ngo u Rwanda kubanza gukura ingabo muri Kongo mbere yuko ngo basinye amasezerano y'amahoro. Ibyo nge nafashe nko gushyira igitutu kuri ibi processes z'amahoro ziganisha ku mahoro. Bishobora kurushaho kuba bibi ku mpamvu yo kwihutisha ibi bitero General Masunzu ari kuvuga agiye gutegura, ngo ari gutegura ibitero similitane kuri ntuza zose za M23. Ibyo ngibyo byaba bibi, kuko abantu bibuka Mobutu atsindwa akava ku butegetsi. AFDR yakubise uburasirazuba bwa Kongo irabufata, ifata Kisangani, inafata Katanga. Biba bisobanuye ibyo bintu mvuze ko perezida uriho muri Kongo asigaranye Kinshasa gusa, kandi Kinshasa nta kintu kibayo. Icyo abashobora gukora cyonyine no guhunga. Ubwo nawe Mobutu niko byahise bigenda, abantu barabyibuka n'amateka ya vuba. Ubwo nabibona ko no kuri Tshisekedi bishoboka ko kudeta yaba. Kubera uwo mujinya w'abo bajenero arimo arafunga baziza. Ngicyo nani nshatse kuvuga ni Masunzu uri gutegura ibitero kuri M23, kuko nubwo iyo processes y'amahoro iriho, ariko igisirikare cya Kongo gikomeza kwiyorganiza. Ari na ku rundi ruhande ntabura kuvuga ko narwo ruba rubireba narwo rukiyorganiza ku buryo dushobora kubona intambara ishobora gutuma M23 yafata Katanga na Kisangani, Tshisekedi agasigana na mahitamo yo guhunga. No kwambuka ura mugezi bahuza na Brazzaville. Hanyuma icya kabiri gishoboka nuko bitewe nako gapira boss witwa Amerika afite, bishoboka ko nibura babigenzemo neza nkuko bakurikiza ibya Doha bagakurikiza ibya Washington, bakabigendamo neza impande zombi. Birashoboka ko yaba win-win situation, urumva? Wenda hakazasigara ikintu cyo kuba ngo hanyuma M23 bizayigendekera biti, ko twemeranyije ko tuzaducukura amabuye agatunganyirizwa i Kigali akoherezwa iyo yoherezwa, hanyuma aba bagabo bafashe Kivu zombi, bice binini bya Kivu zombi bo biti. Akaba ari icyo ngicyo gisigaye cyo kuganirwaho gusa. Twabonye mu 23 na Republika ya Demokarasi ya Kongo batangaza amatangazo ahuriweho ko batangiye ibiganiro by'amahoro, ariko tubona nandi matangazo yabikurikiye avuga ko mu 23 noneho yanakuyeyo abo yaragisize Doha kugira ngo bayihagararire. Abantu benshi baravuga ati noneho intambara yagiye kongera kuba mbi, ndetse bakanabishingira ku kuba mu gihe n'ibiganiro byabaga biriho M23 yarakomezaga kurwana mu bice. Byo ayo masezerano bundi no kwemera kuyajyamo nyuma ya M23 tukaza kuyikuramo mu bisesengura, ariko ntabwo yavuyemo mu buryo buri bwa burundu. Kuko ari nibyo batumvikanye. Ndetse kumva bavuga ko hari bishoboka ko bashobora kuzasubirayo. Imwe mu mpamvu yatumye ngo bavayo, numvise bavuga ko ngo hari abantu M23 yari yasabye ko ubutegetsi bwarekura bagera kuri 700 niba nibuka neza. Yego, ariko ngo ubutegetsi burekura bake kandi batanafite kinini basobanuye ku mikorere n'imibereho y'uramutwe. Kwikura mu masezerano ntabwo mbibona nk'ikintu kibi kuri M23. Burashobora ko hari n'umuntu wayibiye ibanga akabwira ati nubwo muri mu masezerano ariko inyuma hari gutegurwa ibi n'ibi. Yego, kuko nabo ni abanyabwenge, ntabwo ari abantu bo gupfa kwivana mu masezerano
gutyo gusa. Haba hari nkunda kuvuga ko intambara zo muri Afurika ziba ziri telekomande ntabwo ari umuntu uri ufite telekomande arakanda bimwe bikajya ibumoso ibindi bikajya iburyo. So ntekereza rero ko M23 kwikura muri aya masezerano ntabwo bivuze mbere na mbere ko urugamba rugiye gukara, ariko nabyo bishobora kugira icyo bivuze ku bijyanye na bino biganiro by'amahoro biri Doha na Qatar. Iyo unarebye nako Doha na Washington, iyo unarebye nk'aya masezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda na hagati y'ibihugu byombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo harimo M23 ngo bizagenda bite. Bon, simbizi wenda ntabwo turayabona ngo umuntu arebe icyo buri gihugu gisaba ikindi, arebe icyo Amerika isaba buri gihugu, ariko ikintu M23 ntabwo gikomeza kuvugwa cyane muri aya masezerano. Ukibaza ngo aba bantu barwanira uburenganzira, iyi ntambara y'uburenganzira yaje guhinduka intambara y'amabuye y'agaciro hagati ya Amerika n'ibihugu byombi gute? Icyo kintu ujye ukibaza. Ariko u Rwanda harano ruhagaze rukavuga ko ibyo Kongo ivuga ari ukubeshya, amabuye u Rwanda nabwo ruyafite, ndetse abahanga bajya bagaragaza ko ngo mapping yakozwe n'Ababiligi y'amabuye y'agaciro agaragaza ko aka karere ibyo byo nanjye ndabyemera. Ntabwo amabuye yaba yaragiye muri susoro ya Kongo ituranye n'u Rwanda gutya ngo habuye n'udukeregeshwa tuba turi mu Rwanda. Simbizi, ari nabo numvise bavuga ngo u Rwanda rusha Kongo amabuye. Bavuga n'ibyo bintu byasaba ubushakashatsi, ntabwo nzi ubushakashatsi bwa RMB ni kino kigo cy'amabuye cyitwa Rwanda Mining Board. Bo bagaragazaga ko buriya nk'intara y'Uburengerazuba nyinshi ifite amabuye, cyane cyane nk'akarere ka Rutsiro, kugeza nk'aho bageraho bakanavuga ko bishoboka ko akarere kose burya ngo kabamo amabuye y'agaciro. Hano abonye ko u Rwanda rufite n'ibirombe byinshi, kuva kuri koruta kugeza kuri zahabu. Ya sava. Ubwo rero ngewe ntabwo mbona ko aya masezerano ya Washington ashobora kwatsumurira, ahubwo inyabona nk'ashobora gutanga igisubizo mu gihe byaba bikozwe mu buryo impande zombi zakumvikanaho. Gusa iyo urebye nanone aho biri kugana, urabona ko bitari kugana heza. Ntabwo biri kwerekana ishusho nyayo y'uburyo. Numvise Ambassadeur Olivier Nduhungire avuga ngo muri iki cyumweru bashobora nabwo kujya Washington bakabiganiraho, ariko iyo urebye ntabwo biri kugana heza. M23 mu bindi byatumye yikura muri aya masezerano ni ingingo batumvikanyeho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba M23 kurekura ibice yafashe. Niyo urebye niyo ukurikiranye imbwirwaruhame z'abategetsi ba M23 nta kayihahiho, nta n'igitekerezo cy'uko barekura ibyo bice bafashe. None bizagenda gute ko ruhande M23 ihagazeho rwo bigaragara ko ruzwi? Ubona ko bizageraho ikava kwizima ikemera M23 kuguma mu bice yafashe ariko amahoro agahinda. Nekereza ko Tshisekedi gusaba M23 ngo nive. Reka mbabwira akantu kamwe, bino bintu ziko Tshisekedi byose biri kuba ashobora kuba abizi gute? Uzi ko uyu mupango ashobora kuba ari mu bantu bawu designinze. Agamije iki ubwo? Nta muntu n'umwe wo muri Kongo utagamije kwiba. Nizi bavuga ngo agamije iki kindi kwiba, just akagenda nawe nkuko Kabila yibye akagenda. Ba reba impamvu nzanye iyo hypothèse, wenda abantu nabo bazayisesengura barebe. Muribuka ko ibi bintu byose biri kuba no ku butegetsi bwa Kabila ibisa nabyo byabaye. Uribuka amasezerano na Sun City ya 2002 yahagaruwe no Tabombeke mu kanya twavugaga ya M+4 Kongo ikayoborwa na president na vice president bane. Uribuka ko bigeze mu 2009 bya CNDP na Kabila. Uribuka ko ayo masezerano ni Kabila ubwe wayasinye birangira. Uribuka ko bigeze mu 2013 M23 yagiye nako Kabila yanarwanye nayo za 2012 na agahusha General Makenga inshuro ebyiri hari igoma. Ubu none bakaba bari kumwe. Fatiyo shema uyishushanyanye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ibyo nabwo burimo. Ntiwatungurwa no kubona Tshisekedi avuye ku butegetsi nawe akazigoma, kubera ko izo shema zose aba ari mu. Uribuka ko M23 ivuga ko yamaze umwaka ikinshasa? Nibyo bapangaga iki? Uribuka ko bihakana? Hari igihe ushobora guturuna ubwonko ugasanga iyi shema yose yibi biri kuba nibi tuba turi kuvuga
Tshisekedi abizi abaterabwoba inyeshyamba zateye igihugu u Rwanda rerere ndakunda kubwira abantu ntimuribuka saga yari hagati y'u Rwanda na Uganda abantu birirwa bavuga ubutegetsi bwa Uganda bari mu Rwanda bari muri Uganda bavuga ubutegetsi bw'u Rwanda politike ntabwo ari ibintu biri statique biguma hamwe ntabwo ari shushusheri muribuka Tshisekedi avuga ngo muendere skarimushe ngo nzahurira na president w'u Rwanda ngo mu ijuru muribuka agahita ahurira Qatar ejo ndi Tshisekedi mushobora gutungurwa mwumvise ariko bati rwose twebwe n'u Rwanda twashyize umukono ku masezerano Rwanda yagarutse bla 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 nta leta nziza nka leta ya Kigali kandi yirirwaga avuga ngarayihirika ibi bintu ni ibintu guherezamo inguni biba bigoye M23 rero nayo na Tshisekedi ntabwo mbizi ngo muri uriya mwaka bamaze hariya bapangaga iki kijyanye n'ibi ngibi turi kubona twebwe uyu munsi kandi ntabwo bararaga muri hoteli ngo babyuke barye gusa batembere Kinshasa ntabwo bari bafite business bari barimo barakora wenda z'ubucuruzi bw'amabuye n'amakontwari n'iki no hari ibintu bapangaga ntushobora gutekereza ngo iyi shema yose n'izi design zose aba bantu bari baziziranyeho twabonye ingabo za Sadeke zigenda tubona igisubizo ariko hari ikibazo rubaje ntinsubije nuko nizaniyemo iyo hypothèse arimbajije niba nyine mubona hari ikintu bizatanga kuba iyo Tshisekedi na M23 kuba M23 itazemera kurekura utwo duce yafashe ntabwo reka nkubwire mu bintu bya conflict resolution na negotiation umuntu ufite power ni ugira icyo ashyira ku meza none ubwo ninde ufite power Tshisekedi nta power gifite mu burasirazuba bw'igihugu ufite power uhafite ni uzavuga ngo kugira ngo mpave cyangwa se sinzahava hakenewe ibi icyo mbona nk'ikosa M23 yakora ryazatuma itazongera no kubaho no kubiye intambara itagera kucyo ivuga kwigamije iki ibyo bavuga bagamije byose niba tabigeraho this time it will never happen again ntabwo bazongera kubura intwaro ngo ni it is today or never ngiye nuko nabivuga kubera kuribuka byatangiye ari CNDP kubita Rorankunda abatware mihigo abantu barabyibuka bya Bosco Ntaganda baruniga bande ibintu nk'ibyo ngibyo bakazarama baraza bahinduka M23 ya mbere bahindutse ya kabiri ntabwo bazongera guhinduka ya gatatu mwasa nkavuga ati uyu mwaka niho M23 cyangwa reka nkubwire pe ngewe nkurikije uko mbibona nakubwira wa mugani ibintu birahindagurika ariko nkurikije uko mbibona icyo barwanira cyari cyo cyose iki nicyo gihe cyo kukigeraho cyangwa kutazigera bakigeraho kuko niba barimo barakontorora Goma umujyi ukomeye ku rwego rw'isi ntago Goma ikomeye ngo nuko ari muri Afrika Goma ikomeye ku rwego rw'isi abantu bajye bakimenya icyo kintu bakagenzura Bukavu kandi hakabashira amezi angaha abaturage batekanye malgré zino raporo za Amnesty na za Human Rights badasiba gusohora ariko abaturage barabyuka bagakora abapolisi mu muhanda barimo abasirikare baratambuka ba M23 barakontorora ikibuga cy'indege gihagurukaho indege nyinshi muri Afrika abantu nyago babizi indege z'ubusahuzi nyinshi zihaguruka hariya urumva barakontorora ibirombe bivamo cobalt nyinshi ku isi sibyo niba icyo baharanira cyose this time bagombe bakigereho kuko kuba Tshisekedi yaza akababwira ngo babanze ngo bavaho bafashe ngo banze bagire bate Tanzania muri he mu Burundi nibazicyure zize kuko nabonye abaturage baranakomeje ibikorwa byabo Masisi aborozi barorora abahinzi barahinga abacuruzi baracuruza nabonye bari no gukora imihanda ibintu byiza cyane bitigeze bikorwa kuva ku butegetsi bwa Mobutu no kuba ku butegetsi daire bwa Rumumba imihanda ya hano ntiyigeze ikorwa none M23 itangiye kuyikora so go ahead bakomeze babikore bateze imbere igihugu bateze imbere kiriya gice bishobora no kuzarangira rwose habaye na federalism bakavuga bati niba none na Sud Kivu bishoboka kuki Katanga bitashoboka Moise Katumbi nawe kabaratangiye kisangani akazundi federalism ya Kongo kabitangiye gutyo ihereye kuri abo koko abasesengura bose basesenguye kiriya gihugu politike idahamye yacyo umutungo kamere urimo udasaranganyijwe neza harabavuga ko amaherezo ari ukugicamo ibice
ngewe ntabwo wenda nakwishimira ko gicikamo ibice ahubwo nakwishimira ko cyaba kimwe ariko kikunga ubumwe gusa nkuko nawe wari ubivuze abantu benshi babona bidashoboka umuruba usanga atiyumva mu muntu wo muri copo wo mu hano mu burasirazuba atiyumva mu wo muri Kisangani ukabona n'abantu bameze nk'ari ibihugu bo mu bihugu bibiri bitandukanye iyo ibintu bimeze gutyo kimwe mu byafasha umugani nkuko nabivuze nko muri Nigeria bafite ibyo bintu bya federalisme Ethiopia nuko irayifite kandi ubona ko ari ibihugu nubwo wenda Nigeria twavuga ikibazo cya Boko Haram n'uburyo itayobowe mu buryo bwiza n'igisirikare cyayo ariko ntabwo bafite ibibazo byo kudasaranganya neza umutungo kamere ukomoka kuri peteroli bakizeho cyane so ntekereza ko nanjye federalisme ishoboka muri Congo ariyo yafasha hanyuma guverinoma centrale ikaba coordonné n'umuntu nanone ufite ububasha kuko hari igihe nko muri izo ntara usanga bakwigumuyeho abantu barabibonye muri Ethiopia mu minsi yashize muri Amahla na kwa BMA na Tigray TPLF ibintu nk'ibyo ibintu byari bibaye so ariko iyo Ethiopia kubera ko ifite n'amateka y'ubumwe bwayo gukemura ibibazo byahise byoroha so nanjye nizera ko federalism ishobora gufasha kugabanya imitegekere mibi ya Congo n'imicungire mibi y'umutungo akaba isaranganywe n'abaturage benshi ntekereza ko bibaye bishoboka na guverinoma centrale ikagira umuntu nyine uri kuri calibre kandi utari umujura hari igihe nyamvuga ngo ibibazo by'abanyekongo biterwa n'abakongomani ubwabo kandi bizakemurwa n'abakongomani ubwabo aho hantu uvuze numvaga ahubwo ndi bukubaze ikibazo kinyuranye ikibazo cya Congo umutekano w'umurasirazuba bwayo ni n'ikibazo ku karere Congo iherereyemo hari uruhare ibihugu byo mu karere byagira mu kugarura amahoro muri kiriya gihugu biragoye kuko twagiye tunabona ibihugu bimwe bishyigikiye Congo ibindi bishyigikiye mu 23 yego cyaciyemo akarere ibice ibihugu byo mu karere nta kino kibazo cya Congo nubwo tuvuga wenda ngo n'abakongomani ubwabo nabo bakwiye kugikemura ku rundi ruhande hazamo na facteur nyinshi naho kibarengagiza uruhare rw'amabuye y'agaciro ku isi ya none isi ya none ikeneye ibyogajuru isi ya none ikeneye izi bateri zo muri modoka isi ya none ikeneye ama laptop meza isi ya none ikeneye ibintu nk'ibyo ngibyo kandi Amerika irareba ikabona hari amabuye ikeneye hano muri Congo abashinwa nuko abarusiya nuko abafaransa nuko abiri like nyine nta biroroshye ko umuntu umwe yakwinjirira abanyekongo b'igice runaka kugira ngo bateze umutekano muke mu nyungu ze niba ari Amerika niba ari Burayi niba ari Uburusiya nyine biroroshye niyo mpamvu navuga ngo ikibazo cy'abanyekongo giterwa n'abanyekongo bakunyuzemo ntubyemere abanyaburayi bakunyuramo ntubya abanyamerika abarusiya ntubyemere ukavuga uti nge nta mpamvu mbona yo gusabota igihugu cyanjye Congo ubona ifite ubwo bubasha bwo kuvuga ngo oya biragoye kuko bisa nkaho hari ikintu cyatewemo hariya mu baturage ku buryo niyo mpamvu nakubwira ngo nugiye wese abagiye gusahura reka Tshisekedi nawe yisahurire yigendere nundi uzaza asahure yigende bisa nkaho ikintu cyo gusahura cyabaye umuco kamere kuva ku bisekuru byabo actually rwa Rumumba rushobora kuba ari rwo rwanabateye umwaka kandi ufite ibintu byinshi twagiye tubona wenda tugana no ku musozo twabonye ibintu byinshi twabonye mu 23 yirukana abacanshuro n'abapfukamishije twabonye mu 23 ikubita ingabo z'amahanga twabonye mu 23 ikubita ingabo za Congo bamwe banahungira no mu Rwanda twabonye mu 23 yigarurira iyo migi itandukanye rimwe wagoma n'uwa Bukavu tukabona ihoberana n'abaturage ndetse abaturage mu bice yafashe bavuga ko babayeho neza kurenza uko baba ari imbere amaherezo mu 23 mu kugera ku ntego zayo cyangwa se cyane cyane ko umuntu wese urwana abashaka ubutegetsi no kubugumana ubona izo nzozi zizashoboka Brase M23 njya numva Kone Nanga bivuga ariko bavuga ko badashaka ubutegetsi ariko Kone Nanga ajya avuga ngo Kinshasa nese Kinshasa zabagiye gukora iki azabagiye guhinga no korora azabashaka ubutegetsi bo niwe nkunda kubyumvana wanajoininze nyuma nawe M23 icyo ngemba numva ivuga nuko iharanira uburenganzira bw'abatuye muri kara gace by'umwihariko
bo mu bwoko bw'abatutsi bangirizwa imitungo, bicwa, bagira bate n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku bufatanye n'abafatanyabikorwa babo. Ngewe rero reka nkubwire nsesenguye neza nk'iherezo rya M23 ibiganiro by'i Washington biramuka bigenze neza ishobora kuzahindurwamo ishyaka rya politike. Ntiba umutwe yitwara gisirikare, hanyuma abasirikare bayo bakaba bademobilizwa, niko mbitekereza. Hanyuma iryo shyaka rya politike rigahangana n'andi mashyaka agize kiriya gihugu, hanyuma barigize bakabona imyanya aho ngaho gutyo. Cyangwa se nanone mu nyungu za Amerika ikaba igisirikare cyihariye gishinzwe kurinda uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nyungu z'amabuye ya Amerika mu masezerano bazasinyana. Wumvise ko Amerika izasinyana amabuye y'agaciro na buri ruhande. Ikaba igisirikare cyihariye cyo kurinda hariya, kuko Amerika ntizazana igisirikare cyayo hariya, ntizanazana igisirikare cy'ikindi gihugu cyangwa undi mutwe iwuzane mu banyekongo. Ibyo bintu bikaba byarindwa n'abanyekongo ubwabo. M23 ikaba hariya ikahagumana mu nyungu za Amerika, ariko bikanafasha abaturage bari barahunze gutahuka ko hazaba hari umutekano, bikabafasha abaturage gukomeza kwikorera ubuzima bwabo, kwihingira no kwigira uti ubuzima bugakomeza. Ubwo muri ubwo buryo bubiruvuze ubona bushoboka cyane no buhe? Biragoye nyine, niyo mpamvu nakubwiye ibintu byo muri Kongo twabitangiriyeho. Biragoye kumenya ngo igishoboka ni iki. Ikindi uyu musifuzi ufite sifure cyangwa uyu munyamerika ufite telekomande, nyine turakomeza kureba impinduka zigenda zana, tukazagenda tuzuririraho tureba. Hanyuma wenda nk'umuntu ubikurikiranira hafi abisesengura kandi ubona naho byerekeza, n'ubwo ugeraho ukavuga ati biragoye kubimenya, dusoza amaherezo nayahe? Ntago navuga ngo amaherezo. Erega muri politike nta maherezo. Nta maherezo. Uribuka ko Arusha muri Tanzania RPF na Habyarimana twabonaga ministeri bambahaye 5 abandi babahaye 5 byarangiye. Ntiyari amaherezo. Yari amaherezo. So next byagenze muri politiki ikintu wita amaherezo. Nese Elon Musk na Trump barabavuga. Biragoye kubona amaherezo, uretse ko n'ura mukino barimo nawe ari mwiza, barimo barikinira nabyo ni byiza, bagamije kureba ko tutekereza ibintu, ariko muri politike biragoye kuvuga amaherezo. Ntabwo najye hano ngo mvuge ngo amaherezo naye cyangwa saya. Oya, gukura Gisekedi ku butegetsi byatanga umuti, kuko bona yaba Tabombeki n'abandi bashyigikiye mu 23 bagaragaza ko ikibazo ari Gisekedi. Aya ntabwo ikibazo cya Kongo ari Gisekedi, ni kimwe mu bibazo bya Kongo, ariko ntabwo ari cyo. Ubwo kumukuraho nabyo ntabwo byatanga igisubizo. Biragoye ntabwo mbona kimwe mu bibazo bya Kongo, nibyo bitewe n'impamvu z'abatamushaka, z'abadashyigikiye ubutegetsi bwe, z'abatagize bate, ariko Gisekedi ntabwo kumukuraho bizatanga igisubizo. Kizatanga igisubizo muri Kongo nuko abanyekongo ubwabo bazumva ko aribo bafite inshingano ku gihugu cyabo, uburenganzira mu gihugu cyabo. Hari n'abavuga ko M23 ngo ikomeye, na UN yarabivuze ati uyu mutwe urakomeye ufite n'imbunda zirenze z'igihugu. Hari n'ababisesengura akavuga ati M23 burya ni ikibazo cy'igihe Kinshasa yagerayo igahita ihirika ubutegetsi. Guhirika ubutegetsi bwa Gisekedi byubona byoroshye? Ntabwo navuga ngo birakomeye, kuko twagiye tubona abategetsi benshi bibwiraga ko ubutegetsi bwabo bukomeye uburyo byagiye bigenda, ariko guhirika ubutegetsi bwa Gisekedi kuri M23 nge mbona yabishobora yonyine. Yonyine sinzi iri kumwe nande ngo numve ko umuntu bari kubakomeye. Wigeze kuvuga ko Amerika ishobora kuba iri mu nyungu za M23 na Kabila, kandi Kabila sinzi niba abo ngabo navuze bose bashobora kubigiramo uruhare bigashoboka, kubera ko Kabila nk'umuntu wabaye ku butegetsi iriya myaka yose, nk'umujenerali unafite andi maboko, nawe nk'umunyamafaranga, yego, nk'umunyamaboko. Noneho niba nibyo wenda abantu baba batekereza hano ku mihanda byo kuba Amerika yabimuri inyuma, nabyo ari byo. So numva Gisekedi yahagarara imbere y'ibyo bikura nkota byose, kongera mu 23. Kaba generali se bamwijeje akamubwira ati tuzarwana kugeza ku munota. Baramushutse
baramushutse donc kurwana nyine mbere na mbere muri strategy z'urugamba hari umugabo witwa Ndera The Art of War wa mu generali umushino muri strategy z'intambara ugomba no gutoranya urugamba urwana n'urubuta rwana ugomba kurutoranya kuko niba abajenerali barambwiye bati tuzarwana kandi tuzatsinda harya curi mwami byagenze bite ubwo se ntiyarimo abarakorera bavuga ngo yageze ahacecekera nuko biragoye buriya ikibazo nuko n'intambara zo muri Afrika ziba atari izacu I think you know wowe urabizi cyane niyo mpamvu mvuga ngo ni intambara ziba ziri telecommande. Jean de Dieu Kanijabo tuganiye ibintu byinshi mu minota mike, ni ikibazo cy'igihe ariko nizera ko n'indi munsi tuzagutumira rwose ku busesenguzi nk'ubu babwimbitse abantu baba bakeneye no kumenya akamenya nabyo mu byita ubusesenguzi babyimbitse tukareba birerekeza abantu baba babizi nuko ababizi benshi ntitubageraho ngo babivuge cyangwa se ntibashaka kubivuga. Abazi n'ibirenze ibi ni benshi cyane ndetse n'abagukurikira harimo benshi, uzareba muri comment uzareba bazi n'amaherezo bamwe muri mu gihe ngiye ntazi ashobora kubihanura akavuga ati nyamara birarangiye mu gihe ngiye ntazi amaherezo. Yego tugushimire kandi twizere ko n'undi munsi tuzagutumira uzangira kuduha umwanya wawe tukongera tukaganira. Murakoze cyane, reka nshimire nabo bakurikira. Abakoze cyane abadukurikira kuri The Zoom TV 24 ni mukomeze mukande subscribe kandi twibuka ko turi kuganira na Jean de Dieu Kanijabo umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ku gitangazamakuru cye bwite Primo Media Rwanda. Nabo n'abantu dufatanya cyane muri iyi synergie kugenda abantu bagende tubahugura bamenya amakuru agezweho nuko tubibona, kandi akenshi usanga burya ngo ijisho rya mukuru ngo bigenda gute njye ntabwo ndi mukuru. Turashimiye ngaho bye, mugire umunsi mwiza kandi muhaye muronke bye.